umuntu nabi n'umwuka mubi gukoresha manza wanyu uzi ko uburozi bubaho urabyemera ndabyemera wemera ko umuntu agenda akagutongera mpakupfuye urabyemera bibaho cyane bira bintu bituruka he bikorwa gute kuki bibaho tubwiye kumbaza ngo uko bikorwa ntabwo bikora ariko ababikora ari naryo nibanga ryo nawe ntiyabikubwira umuco wo mu Rwanda rero hari abantu uje kubona ukabona nk'umuntu afashe inzoka afashe ibintu byose ugasanga sinzi nimubona ku ma social media urakoze cyane kuba uvuze ku nzoka barabaganga ba gihanga niko tuvuga wambye ngo nta zindi mbaraga ziba zihishe inyuma reka maze nkubwire inzoka nanjye hano muri taburo yanjye irimo singize nanjye harimo ikirango cy'inzoka bishatse kuvuga nubwo kitagaragara neza ndi kubona kiri no ku kirahure sinzi inzoka no kuri profile yanjye ya WhatsApp ni ihari inzoka se ndaje nkubwire ubusobanuro bwayo bw'inzoka uko inzoka sibyo yego dore niba kuri profile yanjye oya winyereka profile yawe yashizeho inzoka niba rwose uteye ubwoba ntabwo nteye ubwoba yizinze ku kirahure ahubwo ikibazo wowe kuba utazi inzoka icyo ari cyo ni uteye ubwoba inzoka hari n'ubu nyirwanya nanakwirukanka hari ubuzima butaramye ubu gisanze mu nzu wawe byagenda bite byagenda bite kandi nawe nagenderewe n'ubuzima buhoraho kandi tuzi ko Imana yayifashe ikayivuma ngo ariko ibyo ni ukutubeshya ntabwo Imana yageze ivuma inzoka ahubwo reka mbikubwireho neza uwatubwiye ngo reka kameramani uwatubwiye ngo uwatubwiye ngo bavumye inzoka uzi ibyo yadukoreye buriya reka umuntu yaraje akubwira ngo inzoka ngo ni umwanzi wawe ngo ni iki kandi muri kamere y'inzoka buriya ntigipfa iyo idahuye n'impanuka inzoka ntipfa iriyumurura igakomeza uzi kugira ngo tubivuge neza je kuko uri kuvuga inzoka nkimara kuyumva nkumva n'ubwonko bwanjye buragiye kuko avuga uti iyirema ntiwongera kuvuga inzoka kuko kuyivuga byongera n'umva biri kuntera ubwonko reka mbikubwire reka manze ngusobanurire inzoka ni ikimenyetso cy'ubugingo buhoraho Imana yaduhaye igaragaza kudapfa nyine kubera ko inzoka buriya usibye iyo ihuye n'impanuka naho ubundi ubusanzwe inzoka ntigipfa iriyuburura inzoka yabaho ikongera ikabaho ubu hari inzoka ubona yabayeho mu myaka ibihumbi n'ibihumbi niyo mpamvu bayitwika se iyo bamaze kuyica reka manze nkubwire ibyo ngibyo ni ubushinyaguzi tuba tuzikorera ni ubushinyaguzi kuko umuzungu yatwigishije noneho watwigishije kwanga inzoka wayikunda kubi ambo zino farumasi suzibona yego uzazirebe hejuru uzabonaho ikimenyetso cy'inzoka sibyo yego ziba hehe ziba ku buvuzi harasi ubuvuzi kandi tujya ku buzima kugira ngo turebe ko twaramuka n'ejo haze noneho barangije badushyiraho ikimenyetso cy'inzoka ubwo ni ukugira ngo tubeho nk'inzoka ifite ubuzima kandi ubwo buzima yawawe nande ni Imana vaho ngaho ijya kuri ambulance ziriya modoka za ambulance ntabwo ujya uzibona ngo ubone ko hashushanyijeho inzoka ndabibona ko ari itwara abarwayi kandi ikaba ishinzwe kubaramira ukaba uzi ko nta n'indi modoka yemerewe kubuza nta kintu cyemerewe kubuza ambulance gutambuka keretse ari umuhanda wenda wagize ibibazo ariko ikinyabiziga cyose kihigamira ambulance igatambuka na polisi ntiyahagarika ambulance ariko hariho ikimenyetso cy'inzoka n'ubuzima iyo ni imodoka ishinzwe gutabara ubuzima ngo umuntu agire ubuzima nk'ubw'inzoka kuki se abantu bayanga nyine uwayitwigishije none se ziriya ambulance n'ibiki byose buri no buvuzi butari ubwa gakondo ubu ngubu dufite ubu si umuzungu wabuduhaye none kuki yatubwiye ngo inzoka ni mbi ariko ku birango bye by'ubuvuzi agashiraho inzoka nibyo nakubwiye ngo we ubundi umuzungu aragushuka bari abakoloni baraje baradushuka bashaka ukuntu twebwe twatanduka basanze twebwe kizira kwica inzoka mu muco nyarwanda cyari kizira kwica inzoka bavuga ko ni umugenzi wigendera kandi nta mugenzi wica undi buriya inzoka muri kamere yayo izi kureba cyane cyane pe
ku buryo ko arahigira ubugome ku buryo nk'ubu oya izi se kubera ko wamaze kumenya ko wamaze kwishyiramo kuzayica nayo yarabimenye kuzayica niyo mpamvu igukuruma mbere y'uko uyica kandi uramutse utayica mu mutima wawe hatarimo kuyica ntacyo yagutwara ntacyo yagutwara abatuye ahantu inzoka ntawe ujya wumva intuzi bavuga ngo zifatura ari zikumva nta yindi nyamaswa iba mu ishyamba bavuga iyo imenye ko urayica itarayica cyane cyane uzarebe nk'abantu iyo uhungiye nko mu ishyamba uri guhigwa burya akenshi nta nyamaswa ipfa kugukora kuko ibona ko nawe uri guhigwa bibyirwa n'ikizi irabibona none se kuki uzi ko inyamaswa abantu baba bari kuyihiga ikirukira mu rugo rw'undi muntu noneho mu muco nyarwanda bari bavuga ngo agasimba kirukiye iwawe ngo ntabwo kemerewe kwica mu muco nyarwanda niko bimeze ntabwo kemerewe kwica byaruzwa niba ufite urukwavu mu nzu ukarujugunyira babahigi ariko ya nyamaswa ukayireka kuko nayo iyo irangije nta kintu yarya mu nzu nta n'uruhinja yarya urusanze ku buriri irasohoka ikagenda noneho ikindi kimenyetso ku nzoka reka maze nkubwire inzoka ubona ari ishusho y'Imana si twe abantu si twe tumara twica impinja z'inzirakarengane igihe bano twita ibisekeramwanzi uzi ko abanzi b'impinja ari twe abantu ari twebwe banzi b'ibisekera uzi ko ku nzoka inzoka irembera umwana utaramera amenyo iramurembera kuko ibizi ko ntaramera amenyo ntacyo yayitwara nta mutima mubi yari yashyirwamo n'abamubyara aracyari iramurembera ikanamukoza akarimi mu kanwa ntigire ikimutwara nta nzoka ishobora kurya umwana utaramera amenyo uzanabikurikirana ubaze n'abakuru nta nzoka yarya umwana utaramera amenyo ahubwo ikibabaje ni icyo twigishijwe buriya niyo mpamvu buriya umugani y'amadini buriya izi nsengero zagakuweho burundu zikavaho kuko ushyigikiye perezida nizo cyane rwose dutandukanye n'Imana tukajya mu yindi myizerere tutazi n'ibinyoma tutazi rukumva nk'ubu ngubu saha izi ibaze kuba twari tuzi ko kugenda n'ibirenge ari byiza ariko ubu ngubu umuntu akaba abihabwa nk'imiti gukora siporo kugira ngo imitsi igire ariko kugira ngo nabwo tubimenye bisigaye biza ari nk'ibanga kuko babituvanyemo burundu gute babituvanyemo burundu gute umuzungu yabituvanye wari ibintu nta nubwo wemera abazungu noneho ndabikosa ntabwo ari uko si ukuvuga ngo simbemera ahubwo ni uko hari ibintu rega bibi badukoreye ibintu bibi byinshi baraduhemukiye bari bazi ko tubarusha byinshi ariko nabo bashaka amayeri menshi cyane ashoboka ariko tinya umuntu uvuga ngo inzoka ni mbi ngo nuyibona uzayimena agatwe kandi we yamara ukumva byanditswe muri Bibiliya ayo Bibiliya tuyireke ngo uzayimena agatwe kandi we yamara akayishyira ku birango bimuhesha ubuzima dusubire ku muco nyarwanda cyane cyane twavuze ko rutanga rw'amaboko ndetse nawe hari ibyo ubona ariko usanga bano bavuzi bavura bya kinyarwanda usanga bakoresha nimba nabyita ibisimba nimba navuga usanga mbese aho baba hari ibisimba bitandukanye reka manze nkubwire hagomba kuba ibisimba kuko twebwe n'inyamaswa turomatanye gute aha reka manze nkubaza ikirambabaza nuko ndasanga utabizi yego uvuka mu buhe muryango ngewe ndi umugesera aha uri umugesera yego abagesera ikirangabwoko cyabo ni iki inyamanza urakoze cyane none se reka manze nkubwire kuki nta muryango udafite inyamaswa iwuhagarariye kuko biriya bintu byaje bite ibyo bintu kuki twabyisanzemo ibyo bintu byaje bite kugira ngo ni iby'Imana yaduhaye tutarinjirirwa n'umwana biriya bintu byaje bite nyine kuki biriho kandi byabayeho kera byatangiranye bimaze igihe kinini Imana yabishyize hari umuryango uhagarariwe n'inzoka nta muryango uhagarariwe n'inzoka ariko byinshi mu bo dutinya ubuse we nta muryango wari uhagarariwe n'inzoka mu miryango dufite mu Rwanda kubera iki batabigize gutyo kandi inzoka ihagarariye twese inzoka niyo nkuru none se reka banze nkubwire reka manze mu nyamaswa dutinya intare ntitinya
abitwa abashambo niba ari abashambo ntibahagarariye yego ingwe. Hari umuntu wakubwira ngo hari ingwe ukahanyura, ntihagarariye abaziga, aba n'abene ngwe n'abandi ni benshi. ariko inzoka ngira ngo impamvu batayihaye umuntu ubwo n'ubwo bugome bwayo, kandi ahubwo ihagarariye buri muntu wese ku ruhande rukuru. buriya inzoka ni icyegera cy'Imana. aha wahoze umbwira Bibiliya. yego Bibiliya njyewe nubwo nyifata nk'ikiyobyabwenge, yego sibyo, ifata nk'ikiyobyabwenge, yego ariko umenye ko kiriya gitabo bashiramo ibintu byo kukwica ariko bakaguhishuriramo n'akantu k'ubwenge, sibyo. Ibuka igihe Musa cyangwa se Mose, si muri Bibiliya, iyo ni inkuru yo muri Bibiliya, niba bitara byose simbizi, ariko umenye ko umuzungu yabikwandikiye kugira ngo aguhishuriremo akabanga gake. Niba n'Abanyayisiraheli barwaye yabigenje ate? niba uzi ikintu yigeze gukora, yafashe inzoka arayimanika, uyirebyeho wese agakira. ahubwo ndibuka hari n'urugendo bakoze ngo inkoni ngo ihinduka inzoka. yahuye nyine ngo nabo bitwa abakonikoni, ngo barambika inkoni hasi ngo nyine zihinduka inzoka. noneho Mose nawe arambika hasi ihinduka inzoka nini imira zazindi, kugira bereke ko bari bamweretse ko bo nyine bakaze bafite Imana, bakurakomeye bafite Imana. noneho we abereka ko nawe ngo afite Imana nkuru, ya nzoka iruta izabo irazirya. kuki bakoresheje ikimenyetso cy'inzoka? n'abantu yamara barangiza bakamanika inzoka ye mu kindi gihe, uyirebye wese agakira. kimutamenya ubwo warangiza ukazisanga kuri ngo uyirebye wese agakira. si Bibiliya ibikubwiye? yarangiza akamuzungu akayishyira kuri farumasi, akayishyira kuri ambulance, ariko akaza akakoshya ku ruhande ngo nibona uzayimena agatsinsino, kandi nuyireba uzakira. inshuti zacu rero, inshuti mwe mudukunda, urumva ni ikiganiro uyu muhungu harya wibye abadukurikiye. banza twatangiye tugira twibwiranye tutaraza, njye nawe twibwiranye tutaraza kuri kamera, ariko kanibwire guhura nawe nabwo si ibiganiro byawe ko biranshimisha cyane. niyo mpamvu nahise nzamuka cyane kugira ngo wabwira abadukurikiye, kugira ngo ubahe na nimero yawe, kuko muri commentaire ndabizi baraguhamagara, ndetse nuragira amatsiko kugira icyo yakubaza abyandike, nangwa akaba yanabikwandikiye. nta kibazo, murakoze. nitwa Tugizwe n'Imana Kavuru. ukaba udasenga? ndasenga, mbaho ubuzima bushingiye ku muco. se buriya ugeze nko mu rusengero byagenda bite? ngiye kumaramo iki se? zizanga sibyo, nshobora wenda kugiramo n'urugero. wagiye nko mu bukwe, ushobora wenda nko kuba nk'ubukwe aho buri kubera bikarangira wenda ngwinjiyemo bitewe wenda n'igitumye ninjiramo, ariko ntabwo naba ninjiyemo ngiye ngo kwiyambaza ngo Yesu ngo nande. ese wowe usenga ute muri rusange? ducira amarenga, usenga? reka nkubwire, sibyo, ibijyanye no gusenga ubikora ute? niyo hazagira uzakwigisha uvuga ngo ari kubigisha ngo basenga, buri wese afite uko yegerana n'Imana ye. gusa icyo nakubwira cyo yuko ngewe gusenga kwanjye gushingiye kuri gakondo Imana yahaye abantu barema, ntabwo gushingiye ku bishya byazanwe n'abagamije kuducurika. ntabwo ari aho bishingiye, ntabwo bishingiye kuri Kristo, ntabwo bishingiye kuri Muhamedi. ni njye na gakondo Imana, ni njye n'Imana na gakondo Imana yampaye. turabakunda rero, ibiganiro byacu nakagaruka, kandi ni byinshi tubateganyirije, kandi ni byinshi tubafitiye. uyu muhungu agenda ababwira buryo ki umuco ndetse no gusenga kuri iyi minsi aho bihuriye naho bisaniye, uko abapasiteri muri iyi minsi batumereye nabi nabo yabavuzeho, nabyo munabisanga mu biganiro birakurikira. icyo usabwe ni ukanda subscribe tukabana. ubundi nimero yaziwahaye, wagira n'ikibazo ukatwandikira tukakimugezaho, cyangwa se nawe akayisubiramo akayitubwira dusoza, wababwira nimero yabo. njyewe mwavuganaga ndi si wowe Iradukunda cyangwa se Iradukunda TV. reba aho hasi nimba warakanda subscribe kugira ngo tubane, nimba utari wayikanda ni umwanya kugira ngo uyikande. wabaha nimero yawe tunasoza? ni 0788 99
27 161. Reka nsubiremo 078 99 27 161. turabakunda rero, ciao ciao.